mbere yuko managing Tom Close Fizzo twari tuzeranye abantu bavuga ngo entertainment n'amafaranga bamo nabatayirimo ikintu cyose igikoze nabi nta mafaranga bakibonamo ariko igikoze neza ukibonamo amafaranga industry muri rusange nyimazemo imyaka 17 almost muri imyaka 17 nagize abahanzi batandukanye nabanje Tom Close na The Ben hakurikiraho Dream Boys twaje Burundi dukorana indirimbo yitwa dufitanye isano harimo umustar usigaye komeye wanyu witwa Natasha niwe nakoreshemo nka video vixing na Chanel nyuma yaho naje kumanaginga Urban Boys nyuma yaho nafushe Social Mula na Oda Paccy na Davis D nyuma yaho haje kuzamo Charly na Nina so no gutandukana kwanjye nabo Fizzo byaramabaze byatari niyo muvanye kenshi nindasubira inyuma hasubira inyuma ngese ndaririmba nje namote musician hahomba umuhanzi kuko abantu twagiye dukorana uhereza Charly na Nina murabazi ukuntu bari bameze ariko tutandukanye kwikorana byarabananiye I'm big fan of Burundi music bana nkunda ahubwo muzabambwire bazazi baritwa ngo nabasore babiri baririmba neza harakaririmbo nakamwe wabuzi cengufasha Mola babita we love music barabatipe ndabakunda byatari nene kiriko ura no murapera hano mu Rwanda bazi ko mu Burundi murapera mwiza ariho nabandi mbona ukabona ko rwose barabada budget ndababona budget twahore once twahore Kampala birimo biranshimisha ko nabona nk'abahanzi bakuru nkajya kubona Satibi afite umuhanzi yazamuye nkabona Farasi yabikoze nabandi naba PPF bashuti banje bashaka abahanzi nicyo cyonyine cyaza muziki wa Nigeria hano mu Rwanda urajya gusanga melody yasinyishije gino kigenza yasinyishije Kenisor ukabona nibo bahanze nanga bagizwe upcoming artist kubera ikibara kubari iruhande rwuriye nabadaboje kugira ngo bazamuke kuriye ni Farasi abaga wagize gute wahamagaye abanyamakuru abibonye banagira ngo banze babwira abarundi habo nje mbemera abana b'abarundi baje barimo baciko aba Greta na Urga twabonye live music twabonye good music nabwira abarundi ku kijyanye n'umuziki mwebwe abanyamakuru itangazamakuru nimwe muzahindura umuziki w'abarundi ari gihe twabyinnye umuziki w'abarundi abarundi bagize kudukorereza umuziki twatubyina na publicité zanyu anime publicité ngo saniri Hello nshuti namwe bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaha ikaze ikiganiro ni PPF show ni past present na future aho tubazanira abantu baba barageze ku ntambwe runaka bakandika amateka aho tugaruka gato kuri kahise kabo kubu eka mbere na kazoza hama murazi ko BTV tutari televiziyo locale gusa turarabwa bice kuri Star Times turarabwa n'abari mu Rwanda bari muri South Africa bari ahantu hose Star Times iri mutubona muciye kuri 781 kuri chaîne numero 781 uno munsi rero murabona ko tutakoreye iwacu Burundi aho twagendeye mu Rwanda byabaye ngombwa ko naho nyene tugenda tuhakoreye kuko turi international rero tukaca tuvuga ati umuntu tugomba dukorane ngira mwamaze kumubona numwe afise amateka menshi cyane ayandi araza kuyivugira bamwita Alex Muyoboke amaze gukorana n'abarundi wanashaka benshi cyane n'umuntu bavuga w'ingenzi hano mu Rwanda siko muvuga ikinyarwanda turaguha ikaze nubwo turi wawe murakoze cyane murakomeye mumeze neza turashima Imana turashaka gato uramutse abarundi bose bariko baradukurikirana kuri BTV ndazi ko bakuzi cyane kandi bagukunda ndasuhuza abarundi n'abarundi kazi niko bavuga inshuti zanjye zo mu Burundi covid yaratandukanye tugendana nkuko byari bimeze mbere ariko ndabakunda hari inshuti zanjye nyinshi ubundi nyavuga ko ari rugo rwa kabiri uvuye hano mu Rwanda barundi bifite abantu benshi cyane bifite yo basekuru umwana wanjye bifite hari abantu benshi cyane yego Alex Muyoboke kino kiganiro ubundi tugikoranye n'umuntu wari we wese nubwo abazwi aragerageza gato kuvuga ati nitwa naka navukiye hano hama nakuze ukunuko hama tukagira natwe ibibazo tubabaza ejo nuzuje imyaka 43 ibyo byose nabivuga amazina yanjye ntabwo nigeze ngira sino cyangwa nickname nitwa Muyoboke Alex navukiye mu gihugu cy'Ubugande kubera amateka y'igihugu cyanjye ariko nza
tuza gutaha cyangwa gutahuka sinzi ko ariko bivuga mu Kirundi amashuri nayize hano mu Rwanda yaba ari primaire yaba secondaire ndetse na kaminuza ho na hafi y'u Burundi Butare nakoze imirimo itandukanye na leta narayikoreye bigeraho nikorera ku giti cyanjye ninjira muri kariyeri ya music entertainment creative industry akaba ari byo ngira ngo hari n'abarundi baba muri industry y'umuziki banzi kuko nakoreye inshuro nyinshi cyane ndumva ari ibyo ngibyo ego niya ngabirano canke impano wakuranye abantu bashobora kuba batakuzi nakuze numva zaba umusirikare urumva rero ntabwo nakuze numva ngo uzakira umupira cyangwa numva ngomba kuzaba umusirikare byanze bikuze nk'abantu bose bafite ibitekerezo. Yes, tukuzi muri entertainment urakunda umuziki wavyinjiyemwe kuga business cyangwa ko bikunda mbega vyatangiye gute? Byatangiye ari kubikunda kuko nigaga muri secondaire hari byo bita entertainment prefect cyangwa abayobozi bashinzwe imyidagaduro y'abanyeshuri narabikundaga nta muntu warimbaga iwacu mvuka mu muryango w'abakristo ariko nkakunda entertainment muri rusange ndi muri secondaire muri mu gatanu secondaire ziko niba ariko mbivuga muri senior 5 nibwo natangiye gucuruza cassette tape sinzi abiki gihe bashaka kuba batazize baza amasede ariko cassette zabo zimwe zajyaga mu radio ndangije ngi Butare kwiga muri kaminuza Butare ariko naje guhura n'abahanzi batandukanye abahanzi benshi ariko naje guhura na Fizzo twahuye mbere gato kunye muri kaminuza nko mu bihumbi 2001 nibwo namubonye tuba inshuti zikomeye cyane birenga kuba ajya muvuga abagenzi birenga kuba muziki so noho nabitangira rero mugeze muri kaminuza ariho naje gukura na Tom Close twakoze bitaramo byinshi hara mu Burundi turi hamwe nawe so nduva ari ibyo ngibyo uravuze ukuntu mwahuye na Fizzo mwahujwe nande mbega igikorwa ca mbere mwakoranye nikijya ca Tom Close canke vyagenze gute ushobora no kutubwira ukuntu watanguye managing abasani ni Tom Close wa mbere mwakoranye canke ni Tom na Deben nabafatiye bombi mwebekinga gunde ariko benaza gukora ko na Tom ko ari nkomeza mba managinga icyo gihe mbere yuko managinga Tom Close Fizzo twari tuzeranye Fizzo yarafite abashuti be bogushaga b'abarundi kogosha yo kumwa ya cyane ho dutandukanira neza so ntaje njyayo Fizzo nkamusanga ariko Fizzo nkabona n'umusani kuntu yabaga yambaye yari umuraperi kwa kunabonaga batupaka bambaraga so babaga bavuga igiswere cyinshi kandi igiswere nta kintu nzi Fizzo ndamubaza ariko you look like a star aravuga ati je umuririmbyi aho hari Butare oya hano Kigali hano kwa Rubangura so ndamubona yari mu nabo bajyama bandi so sinongera kumubona nta telefone zari ziriho turongera duhora muri Expo Rwanda igibera hano Kigali none ndamubona mbona ari twahuye turaramukanya so nyuma yaho yaje gukora indirimbo niwo nyemera ayikoze no hari ya hip hop yitwaga hariho za mambo juu ya mambo hariho za sitopenda tena niyo mbona indirimbo igeze na hacyo gihe hari ukuntu indirimbo zaza abatanzania zari zaradukoranije bikomeye mbona no izaba bamutakora mu Tanzania nkabwira abantu twari hagati muri avuga uyu nguyu no Murundi ndamuzi twamugane Desire is my friend so Fizzo kumanya igituma inshuti nabanje mu Burundi nkamuhamagara nkamubona so igihe cya Tom Close kiragera rero kigena nubwo twari twamuzanye muri concert ahanga kuko gihe yaragezwe afite za munyana so ariko igihe byose twakoraga yabaga inshuti yanjye nabanagiye Burayi Fizzo ne wanyakiraga nabanaza mu Burundi Fizzo nanyakiraga so birenga kubi none abo n'umuvandimwe wanjye nabanaje no mu Burundi sijya muri hotel nkajya kubiwe cyangwa yaba ari nanga twaba turi hamwe so nuko fari yasaje kuba inshuti birenze kuba ibyakazi kuko twagendanye henshi za Central Africa za Uganda Rwanda bone night murayibuka mu Birigi mu France hose so nuko twaje kuba a best friend nge I call him a best friend turumvise abo mwakoranye Doben Tom Close ariko nyuma yaho mwarakoranye na ba Charly na Nina ba Social Mula urashaka kutwibutsa gato ikuntu inyuma yo guhuza Fizzo na Tom Close vyagenze gute Social Mula nibindi urashaka abahanzi urashaka kuvuga abahanzi na managinze
industry muri rusange nyimazemo imyaka 17 almost. Muri imyaka 17 nagize abahanzi batandukanye nabanje Tom Close na The Ben. Hakurikiraho Dream Boys. Twaje Burundi dukora indirimbo yitwa dufitanye isano. Harimo umustar usigaye komeye wanyu witwa Natasha. Niwe nakoreshemo nka video vixen. Na Chanel. Nyuma yaho naje kumanaginga Urban Boys. Sinzi nabo bamubaza nabo abanzi bakomeye. Nyuma yaho nafushe Social Mula na Oda Paccy na Davis D. Nyuma yaho haje kuzamo Charly na Nina. Haje kuzamo Arione. Haje kuzamo kuri site turi hamwe ngaha. So nabandi rero nafashaga ku ruhande batabari muri contract ya This Entertainment ariko nabandi nabaga mfite nabaga ntibigurira bitaramo ba Riderman abakitoko ba Message ni benshi baza nagiye nkora nabo mu Rwanda kuko icyo twaranaga twashaka ko umuziki wacu wahindura isura ukaba ari umuziki natwe dushobora kwihaza kuruta kujya kuzana abanyamahanga. Baravuga ko entertainment atamafaranga irimwe wewe hari n'ukuntu twumvise ko wari ufise akazi ukora hano mu Rwanda ariko waragahevye ukaja muri entertainment. Abantu bavuga entertainment n'amafaranga abamo nabatayirimo. Ikintu cyose igikoze nabi nta mafaranga bakibonamo ariko igikoze neza ukibonamo amafaranga. Ngira ngo abonye studio yacu ni studio iva mu mafaranga ya entertainment. So rero entertainment irimo amafaranga ubwo ikintu ukagikora neza. None ahangaha mu myaka ya 2017 na 6 nza mu Burundi wabonaga industry ya Burundi iri hasi. Ariko this time ubu none hamvuze ko abarundi barimo kusora indirimbo nziza n'ama video meza nuko amaze gusobanukirwa. Naho ragambira Farias ariko Farias ukora iki mu Faransa? Industry irimo rapfa ari mwebwe baregenda ba industry go back to your country ugira ikintu hindura. Bantu boy iravuka. Nabonye nabasati bafite n'izindi uko ni industry rero abantu bavuga ngo industry nta mafaranga arimo simpamya Farias ndibaza ko nta yindi business agira cyangwa Satibi cyangwa Bface ni benshi abahanzi b'inshuti zanjye bari hari mbona ubona ko bagize ni industry rero iyo igikoze neza ukamukashuka gutereka kiro studio nguri bikoresho mfata abandi bahanzi akazi karaboneka ukabikora neza ariko bikoze usa nkaho nawe ari kwiyamiza byanze bikunze niba akora business ari kwiyamiza byanze bikunze rapfa. Ni vyinshi kumbure wakoze biragenda neza ariko kandi hariho n'ibindi wakoze biragenda nabi muri kahise kawe. Ni giki utazopfa waribagiye ciza cagushikiye hama ni giki kandi utazopfa waribagiye kibi? Bari byinshi ntabwo umuntu avuga ngo ni iki muri industry ibintu byanshikena n'abantu twatanye nko muri industry bakagenda bitaba Imana. Barimo nka Henry wa KGB murayizi ni groupe yari komeye hano. Barimo ba DJ Mira. Icyo ni ikintu cyiza kukavuga ariko se what am I doing nge ndimo ndakora iki? Ibigiza no kuba narahinduye industry yacu sigiye gusa nabandi ariko rya tafari rimwe nashyizeho sinzi mvuga itafari namwe rimwe cyangwa biri nashyizeho nkabone ko industry yacu hindutse ko narahaniye ko tureka abanyamahanga ntibaza kuri tugabanya abanyamahanga baza gukora music hano batwara amafaranga yacu tugakoresha abahanzi bacu nkabona biragenda bigerwaho. Hari manager w'umuhanzi kuba introducing ngavuga ni mbaye manager w'umuhanzi abantu kajya bavuga ko manager managing ibiki bamwe batabyumva nandangije kaminuza narakoraga nari n'umuyobozi ndavuga nti let me change this game n'abantu twakoranye si ibyo gusa gutekereza ariko umuhanzi yakoze indirimbo akora iki what next nuko launching album ugasanga ndabitangije birafashe mu gihugu hose. So byo ni ibintu mba nishimira umunsi ku munsi nkavuga ibyo ari byose nigeze kuza mu Burundi nawe ndababwira bambajije ngo nihe nama nagira aba industry Burundi industry music industry ndababwira muzatangire kujya mukumira abanyamahanga baza kuri imbano guhera kuri Charly na twari turi hamwe. Impamvu navugaga ibyo ntaga kwari babyita gute mu Kirundi kubakina ku mubyimba cyangwa kubumva yuko mbishimiye yogiye oya ahubwo naberekaga niki gishobora guhinda industry ni mwebwe ubwanyu mwebwe abanyamakuru ba entertainment mwebwe abahanzi ibyo nicyo naharanira kishimira ari wacu. None ahangaha urazana umuhanzi ugezweho ukomeye nka Farias wamushyira na wenda ko tuvuge nka Bushari cyangwa undi barahangana. Impamvu ni nuko industry urabona ko yahindutse industry rero byavuga ngo birimo amafaranga ntabwo ushobora guhamagara gino kigenza araguca miliyoni 3 waza performing minota 30. So ibyo rero nicyo
nicyo kintu kinshimisha giye Muyoboke Alex niyo navamo imyaka iragenda iba myinshi ariko ndabona ko industry yacu yahindutse urabona ko abahanzi benshi hano bafite ama contract na za MTN za Tigo za Bride Bruce Melody twasinyeje ubundi nanone na Primus bura yaravuye kwitwa Broka yari inzoga yamamazaga baramukubira amafaranga menshi baramutwara iyo competition nigaragaza urabona ko Beni yakoranye na Diamond wabonye ko media ari muri Melody arimo gukorana na Harmonize urabona yuko industry yahinduye isura ngira ngo niyo mwarabibonye ko Platinum ejo muri Afrima performance yakoze uyu yahoze muri Dream Boys icyo nicyo kikwereka yuko industry yatangiye guhindura isura ubwo n'abanyamahanga badahamagara bakaduha amafaranga abonye bacenene n'abajya baza kuri mu Burundi ngira ngo mwarabibonye ko ya plage twitwa gute nibagiye ko yitwa bakoreye bacenene bakoreye igitaramo bajya mu Buganda Museveni akaba amafaranga la Costa Beach exactly so urumva rero icyo nicyo cyonyine kishimisha jewe nkabona ko industry yahindutse nkabona yuko abana barimo kubona amafaranga barasinya contract nziza so I wish ko no mu Burundi ko byaba bimeze ndashaka kuza ko ndabona abahanzi benshi bashyashya mu Burundi kandi beza ego reka dutandukire ku gace ka tuvuye muri past tuje muri present tugusanze ngaha mbega hitwa gute ubu usigaye uri umu producer ko twari tuzi ko uri umuntu managing abasani dukore muri studio ariko nsaze mu office iyi ni company yitwa Social Limited ni company yaje gufasha abahanzi nije muyobozi mukuru nije managing director wayo ntago dukora recording gutya nkuko abibonye live recording dufite naho dukorera ama video hejuru nibyo amafoto na commercial adverts za by'amapublicity byose abakorwa tubikoranga ariko je nkibana cyane mu gufasha muziki nyarwanda kuko iri umuhanzi hari percentage ntoya tuguheraho kugira ngo ugire indirimbo nziza ugire video nziza kugira ngo ufashe abahanzi b'abanyarwanda so ntago ni producer araba producer gendi ndi manager managing music uvuze abahanzi nyarwanda ariko n'abarundi ntubibagire wenda nanivuze n'abahanzi nyarwanda no mu Burundi waza bura nuko ari ibibazo bya politike bijya biza ariko twebwe iyo nkora ikiganiro mvuga na nawe utansubirishamo nicyo kikeneka ko turi abavandimwe cyane kurusha ibindi byose bashobora kuba bavuga ntabwo ngeze mu Buganda hino nkatangira kuvuga ikigande ubona cyo n'igisi cyangwa Tanzania haraho tutumvikana ntabwo bavuga ururimi rwabo twavuga urwacu twumva ariko abarundi bo nababwa rwose karibu nabava ndabona bakumbuye sana ariko nibanga ko bijanye n'ibiciro canke umuntu wese muravugana kuko hari umuntu ashaka kuba ari kararaba ibiciro ntabwo nakubwira ngo hari igiciro kiri fix turavugana impamvu ngwira ngo turavugana ntabwo umusani nka Farias yaza umufate nkuko bana nkunda ahubwo muzabambwire bazaza nibatwa ngo n'abasore babiri baririmba neza hari akaririmbo nakamwe wabuzi Mola babita we love music barabatipe ndabakunda bya Charly simbazi ndicara nkazireba ariho nabandi mbona ukabona ko rwose barabadaboje ndababona so rero ntago yaza nk'abasore mbona baki upcoming artist umufate nk'umuhanzi mukuru kimwe nkuko ukufata ariko Farias wo yamuca nyene kuko arayafise nta n'amafaranga namuca kubera yuko numuvandimwe byo nakubwira ko nimva tumanze nkamujyana mu Burundi nzajya muri studio nkora ibyo nshaka ibyo ni Farias byarenze bya business ngira ngo nawe arabizi sometimes naramubwiraga ufite umwanya wa December dufite igitaramo i Kigali yego kuko abazine standard y'igiciro kindayizi kuko ndibaza ko Farias umwe mu hanze hano b'abarundi bakoreraga amafaranga menshi kubera ko n'indimo zabaga zikunzwe we na Kidumu so aje ariko nayamuca agakora yes mbona bikora neza kabisa reka tutandukire igice ca nyuma arico ca kazoza canke present bavuga ngo kazoza kazimana ariko umuntu wese agira imigambi hari iyo umaze gushika ko mbega iyo utarashika ko wumva ko ushaka gukora mu misi ya vuba yitari banga ikintu cya mbere mfite umuhanzi witwa Chris Hart numwe mu bahanzi naje kuvumbura impano ye buriya ibintu bya social media byaradufashije n'umuhanzi gucuranga gitari zose ni abari base azi kuvuza ingoma azi kuvuza saxophone urumva uzi no kuririmba uzi no gukompoza baze kumureba yitwa Chris Hart niwe muhanzi nasinyishije mu minsi ishize mwaka ushize amaze kugenda irimo nka zine kubera ibibazo bya covid ntabwo yihutisha niba mwarabonye igitaramo cya Kofi ya performance kwa Kofi nawe ejo bundi
ndumva mfite inzozi zo kugira ngo mugeze ahantu ubwo babahungu nakubwira ndashaka gukora indirimbo nabo babandi bavumise bafite izina ukuvuga nubwo nimba bariko baratwumva ubu baremerewe indirimbo imwe na video imwe ishusho barondere itike gusa y'indege bazaze rwose nta kibazo kuko iyo nkunda umuhanzi benshi ntabwo nabafashaga kubera yuko ari amafaranga bafite abahanzi bose nagiye ntangira nabo nakuraga hasi nkuko baranabumvise numvise kuri sate nakubwira nkabona umuhanzi mwiza ibyo byaranashimishije mbonye Farias atanye kujya afata abahanzi bato nkabona fashe nene kiriko ura no murapera hano mu Rwanda bazi ko mu Burundi muraperi mwiza nkabona fashe badaboje twahuriye once twahuriye Kampala so gufata umuhanzi wo hasi ukamuzamura bitwa gufata Farias uzi ku mafaranga wariye ku mafaranga y'umuziki so ibyo nibyo niyo target yanjye ngiye nafasha abana benshi bakizamuka bafite impano meme n'abarundi birimo biranshimisha ko nabona nk'abahanzi bakuru nkajya kubona nkabona Satibi afite umuhanzi yazamuye nkabona Farias yabikoze n'abandi n'aba PPF bashuti banjye bashaka abahanzi nicyo cyonyine cyaza mu muziki wa Nigeria hano mu Rwanda urajya gusanga Melody yasinyishije Gino Kigenza yasinyishije Kenisol ukabona nibo bahanze none bagizwe upcoming artist kubera iki bariko bari iruhande rwuriye n'abadaboje kugira ngo bazamuke kuriye ni Farias abaga wagize gute wahamagaye abanyamakuru babibonye ntiyabura industry burabizi ko abura mu tubifu bagiye ariko iyo bagiye bagakomeza bakora neza nibyo dishimira kabisa hari kibazo ntogenda ntakubajije iyo mukoranye n'umuririmbyi canke umuhanzi bishika ryari kugira mutandukane ni wowe biva kuri wewe canke biva ku muhanzi keretse umuhanzi umwe niwe nahagaritse niwe nandikiye ndamuhagarika kubera ko nabonaga yuko yatambikiriye indangagaciro sinzi indangagaciro ko nabivuga mu Kirundi no muzanjye cyangwa imyemerere yanjye nkabona ntago arimo bikora nakabanzi benshi burabagira akageso kataba kari keza ndibaza no mu Burundi bibaho kumva ko yakoze hiti abantu bamushaka bamuhamagara kumva yuko ashobora kuba yakwikorana akibagirwa abandi bari hamwe nawe ko byinshi ari Muyoboke yamucira inzira cyane n'undi badatari jewe ibyo nababwira rero abahanzi batekereza gutyo rwose baba bibesha sana bavuga kwibeshya ni bavuga urihenda wihenda impamvu ni yihe wa muntu wagufashe akakugira uburiwe ndashaka kugira ngo bahereze abahanzi babiri muri East Africa bakomeye Edukenza arakomeye Edukenza manager we Martin yatangiranye nawe akora indirimbo ye ya mbere yindi yitwaga Stiaros ni yejo bundi amaze gukora Stiaros yabwiye manager baricara mugatika ngende mfate international manager afite umunegere ari umukora bira byose urimo gukora ubona hano hari hose ariko wandi baracyari hamwe agikora indirimbo yitwa reka nyibuka Edukenza ya mbere wa kabiri ni Diamond Platnumz ayatangiranye na Babutari atangirana n'uriya witwa Salim Mura w'Umetisi hamwe n'undi witwa Mukubwa Fera uko yatangiranye bari batatu he still with them aracyari hamwe nabo niwe Diamond turimo kubona wadanje gutya nureba Chris Brown manager reba Chris Brown myaka maze he still with him aracyari hamwe nabo rero n'abarundi n'abanyarwanda wibeshye ko ngo nyemvuye muri management ngiye kwikora nanjye gukora ibiki byanze bikunze harahuza kukugora kugira ngo bikore nkuko bisanzwe bikora ahubwo nabasaba ko bajye bicara banze babiganire wibaza ko wewe ukoranye n'umuhanzi niwe wunguka cyane cyane n'umuhanzi yunguka cyane iyo muvanye kenshi nindasubira inyuma hasubira inyuma ngese ndaririmba nje namote musician hahomba umuhanzi kuko abantu twagiye dukorana uhereza cyane Nina murabazi ukuntu bari bameze ariko tutandukanye kwikorana byarabananiye nge nabwiye abantu bavuga nti kuko nibo babinsabye ari umuntu wababeshye nyine turabizi twese kwibeshya bibaho ikigongo ntikibaho iwawe cyane ntabwo ubona ba platine n'ubuko ntibari inyuma rwose birashoboka cyane ariko umva nabo bwa baratandukanye kandi ntibafata umwe ariko bose bakagaruka umuntu wabinsabye kenshi bagagira ashaka no gufata intege za ni Farias kuko Farias yababajwe buriya ngenya kumenya Charly na Nina ni Farias abana ngo bajya babimenya Farias ni wantwaye yarari hano arambwa tugende kureba karaoke kuri Mirikorine hotel turimo hari umuhanzi kazuzi kuririmba bya atari witwa Nina turagenda njyayo aririmbye ari indirimbo z'ibigande n'ibyongereza nkagira ngo ni n'umugande tujye gutana indirimbo y'ikinyarwanda Farias arambwa ati I told you kuvana icyo gihe urumva ko Farias w'igikara wirabura okay so kuvana icyo gihe nibwo Nina yanyaprochinze Farias ati bafata basinyishwa yamaze gukora nuna mugenzi we so no gutandukana kwanjye nabo Fizzo byaramabaze byatari ariko this time
hari abandi bajya imbere barimo baza bariyeri weze murabona ko bari bakora. Indoro ni indirimbo yahitinze cyane jewe niba ntibeshe ishobora kuba ari indirimbo ya mbere yatangiye kuzuza miliyoni w'amaviews hano mu Rwanda, ariko yari kuri channel ya YouTube itari iya Charly na Nina canke wotanga insiguriza. Ira ndirimbo rero buriya nijye kwivuga nawe twatsinda na amateka ya ndirimbo nkuko nakubwiye Farias ari inshuti yanjye. Farias yaje nje kumukoresha show hano i Kigali cyagiye huraga n'utubazo sinzemo mubyibuka mbere yaho gatoya mpamagara Farias ndamugara Farias dufite igitaramo hano i Kigali ndetse na Kampala turakora tumaze gukora tujya kwa Pastapi urumva Farias ndi hamwe na Tom bakoranye indirimbo na Tom Close baza ndi hamwe na Social Mula bakoranye hasange ndi hamwe na Charly nabwo nawe ndamuzana bivuze yuko Farias umuhanzi mukuru wabaga warusha izina kure cyane ndetse ariko akaba inshuti yanjye birora kuba na access nko kujya gukora indirimbo nawe so araza tura recording kwa Pastapi nimo tumaze ku recordinga Farias agira utubazo asubira mu Faransa tutayirangije tutayishutinze indirimbo ubwo hari mu kwezi kw'icyenda mu kundi kwezi kw'icyenda undi mwaka nibwo yagarutse ikiri muri studio turayitunganya neza tuyishutinga video yayo Imana iha blessings ihereza umugisha irayihezagira kabisa. So gutere yo ndimo yabaye nini hari abarundi bayikunze mu kindi gihugu hari abanyarwanda bayikunze muri iki gihugu hari abandi bavuga ikintu n'ikinyarwanda bari kwisi. So indirimbo yarakunzwe izana Farias mukuru mu Faransa dukora concert muri Chane muri stade Chane ya CAF nibo baraba main artist yari Farias na Charly Nina kubera irandirimbo tujyanye muri Central Africa bavuga urundi rurimi tutazi n'urwarirwa yatujyanye mu Bugande murabyibuka hose. So yari blessing ku mpande zombi yaba ari Farias wabahaye chance kugira ngo bakore indirimbo yaba abakobwa ba nyirayo. So indoro yo it was a blessing yatuzanye mu Burundi dukora concert ebyiri twikurikiranye. Yego reka tumere nk'abasozera kino ganero cacu twamaturangiza ku bibazo TikTok. Alex Muyoboke akunda nkunda umuhungu wanjye n'amata. Nizahe mfungurwa canke ibiryo ukunda? Nkunda amata n'ifiriti. Yego birajanye ntibijyanye kuko ikintu cya mbere nkunda n'amata nanabikubwa no kuva mbere. Donc ikinyobwa naco unywa? Ni amata kuko kuvana bose ndanywa inzoga. Abantu bajya ngo ati kutujyana na Farias anywa Farias azambere umugabo yajyaga azaka akinjiza mu icupa rya Fanta vite ariko bose ndanywa inzoga kuva mbayeho nkunda kunywa amata nicyo kinyobwa cyanjye naho ngeze iyo nkenye muri club nkanayibura ntago mba numva neza. Ni gike abantu benshi bakunda kukwibeshaho cyangwa kukwihendaho? Bazi ko Muyoboke akunda umuziki kurusha ibintu byose ariko ikintu nkunda kurusha ibintu byose n'umwana wanjye umuziki ndakunda. Hanyuma icyo banyibeshyaho kenshi cyane nicyo kintu nkubwiye cyo bazi ko inzoga abantu benshi bazi ko inzoga kandi ntago ndayinywa bajya bana bettinga basize ko babyita bana bettinga bagashyira amafaranga batarangwa twarasangiye ariko I don't drink. Ntiworangiza udatanze ubutumwa ku barundi bakunda umuziki bakunda entertainment canke nigikubona ko n'umuziki w'iwacu wokora kugira utere imbere kurusha aho ugeze ubu? I'm big fan of Burundian music nkuko u Rwanda bimeze abantu baririmba ibintu nkabyumva hari abagande baririmba nkasobanuza cyangwa abatanzania ariko abarundi baririmba hari muri bino bibazo bya politike byayibaho hari magroupe yaje ahangaha banagira ngo banze babwira abarundi hawo nge mbemera abana b'abarundi baje barimo baciko n'aba Greta na Olga barafro batanguranye nayo yaragenda. Twabonye live music twabonye good music live music n'ubu ngubu njya mbabwira tuyo ducatana cikavuga umunsi naje muzamfate ku kibuga mujyana muri karaoke nongereza zirahari batuma bikangurira abanyarwanda kwiga gusubira gucuranga sibyo kunyundurira avuka abana batanye kwiga gucuranga udufite amabande hano ashobora kuba yacurangira abandi bantu ariko nashaka kubwira umuziki w'abarundi aho bimeze cyo nabwira abarundi none mu Rwanda abona ko bisa nkaho bimaze gutungana manizide amafaranga arahari mu bahanzi urabona ko niba barabonye n'imibereho babayeho bafite imodoka meza bafite amazu meza barubatse bose babahanzi bakuru birimo biraza mu Burundi mperuka ubona yuko music kiri hasi ariko ibyo nimo kubona ko twese tubona kuri YouTube
nabwirana abarundi ku kijyanye n'umuziki mwebwe abanyamakuru itangazamakuru nimwe muzahindura umuziki w'abarundi ndavuga abantu ingingo eshatu hari umunyamakuru umenyesha amakuru hari artiste muhanzi sinzi mu muhanzi hakabaho na guverinoma ntabwo izabaho amafaranga ariko izabavuganira abahanzi mugomba gukora ibihangano byiza studio nziza mugakompeta n'abatanzania n'abanyarwanda n'abandi niho umuziki w'abarundi uzagera ku rwego rwiza ubufatanye mu bahanzi bifuza baho mu bahanzi ariko uzacunga Nigeria Wizkid umva ashwana na Davido ariko ajya kubona bari kuri stage that's man ari n'amafaranga yarumva ngo Satibi nkumva ngo Farias nkumva ngo Bifesi nkumva babahanzi banini ibyo ntacyo bitwangira ntacyo binantwara mbana ari ibintu bisanzwe ariko nibagera ku kintu cyo kuvuga ngo umuziki ndundi bajye bamera nk'iyi mikoro bamere gutya niba tabikora ibyo nibyo twarwanyije hangaha wundi waza agashaka kutwinjira kugira ngo dutandukanye muri muzika yacu apfubye umuziki ngo bashishuye bakoze ibyo twarabyanze turavuga ati niba umunyapolitike kora politike utureke turirimbe twebwe ureke dukora umuziki n'abarundi rero n'abarundi kazi bakora umuziki none mwebwe abanyamakuru amenyesha amakuru bambabarire bajya bavuga ibintu bashatse ariko ngiye mbabwiza ukuri abanyamakuru muragenda mukavuga ikibi cyane niba katuvuga isinzi ikosa umuhanzi yakoze amarubumu abantu barabyinnye imbere barishimye afite amahit and hit ariko niba yasinze akitura hasi bikavuga icyumweru cyose niba yakundanye n'umukobwa akamutera inda bikavuga icyumweru cyose ibyo iyo muvuga amakosa menshi cyane kurusha ibyiza akora buryo umuhanzi asubira hasi niki mugomba gukora rero bijye bivuga simoni mukabivuga oya bara abaturage bashaka no kumenya ko niba hari abanyoye inzoga akitura hasi cyangwa ibyo ntacyo biba bitwaye showbiz ariko mu kine noneho icyo nabwira itangazamakuru yaba ari ryandika yaba ari rivuga kuri radio kuri televiziyo YouTube ni mushyira umuziki w'abarundi imbere nimumara mwebwe ubwanyu abanyamakuru n'abahanzi umuhanzi nawe ushobora gusuzugura umunyamakuru abanyamakuru nabwira mujye mu kasarangire kuko umunyamakuru nijwi your voice of voiceless muvugira batabasha kwivugira nimusha itangazamakuru ryabasha gufata umuziki ndundi reka ariwo none hangagiye kuri radio ndaza gukina katrave prosa y'umuziki ndundi I'm telling you my friend no wiruguru no wibujumbura nago dabana zaza ngo barushe ngiye kugura urugero ntagaruka kwiyemera kwishima haje hano tugimara covid tukimara bakimara kudufungurira ibitaramo birekuye haje omare n'umusitari mu Burundi ndabize kuba muzi haje witwa Rema haje witwa Adekun Gold abantu bose baje ibitaramo babikoreye hara muri arena Bruce Melody yabarushije abafana mujye kuri YouTube mbirebe ntago mvuga ko ariko Melody abantu baramurwaye imyaka 10 yari yujuje itike yari ihenze yari 10,000 ni nkanga ya marondobwo gatatu no kuvuga na 30 yari 10,000 yari 25,000 yari 50,000 yari 200,000 ari niragenda iruzura I was there nari mari ndeba ko bimeze nta yindi mpamvu ni cya kintu abanyamakuru twarwanye nabo twabwira ati no umuziki wacu ni mukino umuziki wacu uzi neza wowe nk'umunyamakuru wa BTTV kubona abahanzi banyu ariko ntuzagiye abantu wa mwana w'umukobwa wakoraga ari umuziki asuye mu Burundi yitwa gutega gatoya aranyibageza niyo batanye no kunyibagira yitwa ndewe wari muri Kiundo music hari umwana w'umukobwa mu Burundi kazi wari mbagana yakoze ndimo ni Bugande katumwiho taza kumwibuka abose ubona ko bashoboye kuririmba mwebwe abanyamakuru mafata mukabashyira ku rwego rwiza one namuganye muzabona content kuko umuhanzi yazimye akagenda ntabwo ubona content yo kujya ubuse wabuvuga iki umuhanzi utegera utakigaragara icya kabiri n'imiryango yanyu ibaho nanone kuko abanyamakuru ugakora akazi kawe neza urahembwa neza ariko amakuru ataboneka n'abahanzi rero nabona uko nguko yahereza yakora ibintu byiza studio ziri kuri standard nicyo nta kindi kiza kubona itangazamakuru rivuga ati ariko twebwe turishimira ko twazamuye umuziki ndundi twakoyeho b'abanyarwanda bazaga n'abagande n'abajamaika n'abande hari umuziki ndundi icyo cyonyine kiza nicyo niyo turufu giye mu byambwe nishimira niciye n'abagenzi banjye byari 2009 tuvuga niki twakora none ahangaha hari igihe twabyinnye umuziki w'abarundi abarundi bagize kudukorereza umuziki twatubyina na publicité zanyu anime publicité ngo saniri yego canke za saga plage
twari ari publicité arimo gukora ariko twumva ni bya danger bakoraga ama clip turica tuvuga ariko abagande baragadi bakamiliyoni bande ni kuri twavoiding abana bantu bakajya baza akajya haza umuntu kuko yakoze hit nkuko Maria yikoze ariko ntaze kubera yuko umuziki wacu udahari icyo gihe pori Imana muri kore dashira yaratashije ubundi nawe byandi wambazaga gihe pori ajya kuri stage Davido ava backstage aravuga ati uyu ni umunyarwanda abantu bari masimuka bava hejuru muri stade bagwa hasi yavuyeho amusanga backstage aramukura avuye kuri stage aravuga ati you are the best cyo gukorana indirimbo so urumva nibyo bya bindi hari igihe Diamond yigeze kuzabona akayaga ngo Fizzo birandyohera byatari agenda yumva yuko umuziki w'abarundi bawushaka niyo nama nahereza abarundi ubufatanye hagati y'abahanzi n'abanyamakuru hahandi yuko umwana uririmba neza singomba kujya gushaka akuzanire CD munsi hari minote oya mushakisha wowe mumenyesha makuru ujye kuri indimo ziza mu bamuzizi namwe uzikine wiki yaba ari kuri televiziyo yanyu yaba ari kuri televiziyo y'igihugu yaba ari he noneho leta sasa na leta njyamona abantu bamwe bapostinga nko urugero hari umwana w'umukobwa nkunda cyane witwa Lorette Tete Lorette uramwana n'umuhanga je namumenye yaranatsinze Umuziki ari mu marushanwa nta kindi bisabwa no kumutora nyakubaha iri cyubahiro president wa Republika naramuka general muza akavuga ati dutoye akabivuga gusa cyangwa ministry wa culture sinzi ko niba ari kumwita mwebwe akabivuga umuyobozi ngaba akabivuga bakabitwitinga banyamitwe mbona bakunda kuvuga ku by'abahanzi I'm telling you azatsinda nuko Bravan yatsinze kuri document azenguruka ibihugu byose bivuga igifaransa kugera i Paris muri stade de Paris kuririmbayo Tetero n'umuhanga ni umusupportinga mwebwe mukamutora abarundi mukavuga ngo reka dutore niba bitarangiye kira gikomba zakizana mu Burundi hari mu Rwanda dufite bibiri hari umusaza witwa Muyango n'imitare barakizanye cyane muri 1889 nyuma y'imyaka yose nibwo Bravan yongera akizana ba Beni bagiyemo ba Mani Marite bande baratsinda Tetero ni bagiyemo sinzi niba hari abandi bigeze kujyamo icyambere no gushyira hamwe kandi kuzana iriya prix de convent akizana mu Burundi ni ishema ry'igihugu ibyo nibyo nababwira nta kindi kwirwana n'umutegeza ngo guverinoma rero nguzaza ngo bafashe ngo bashyira mu hera muri Imana ifashe wifashe reka mwifashe nkuko natwe turagerayo ariko ndakubwiye ngo ntago nshobora kujya mu Bugande simve badakina indimbo z'abanyarwanda ntubishe Medi ntubise Ben ntubise King James ntubise no muri Tanzania ni wanyu nta kindi ni kwa kundi twirwanya twe twenyine murakoze cyane reka tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye Alex Muyoboke murakoze cyane namwe ego rero nshuti na mu bakunzi ngira mwakwirikiranye ikiganiro Charly yari PPF show twakoranye na Alex Muyoboke yashoboye kuvuga ibintu byinshi kandi mwumvise ko ari umufana w'umuziki ndundi kuko yavuze abaririmbyi benshi azi bi Burundi hari impanuro nyinshi yatanze ku Burundi n'abarundi aranatubwira kahise kiwe kubona kazoza reka tubashimire rero mwe namwe mwafashe akanya ko gukwirikirana kino kiganiro ego dushimire kandi na niyo nkuru Janvier yatumye ano masanamu bashikira ameze neza ari behind the camera hama twebwe reka tubabwira ati naho ubutaha abadukwirikirana baciye kuri YouTube aho cyangwa Facebook aho musanga kino kiganiro murashobora gushira ko amakomantere yanyu mukatubwira mbega ubukwirikira mwifuza ko tuzobazanira nde hama tubashimire cyane naho ubutaha ciao